Reka nanjye mubaze ikindi nanjye ikibazo. Mfite inkoko ebyiri kandi izo nkoko zitera zirebana, imwe itabonye indi ntiyatera. None izo nkoko imwe ndashaka kujya kuyigurisha, ngize ubukene nshaka kuyigurisha imwe, kandi nyigurisha yindi isigaye ntiri butere. Biragenda bite kugira ngo ya nkoko isigaye yindi ize gutera ikomeze itere? Iyo nkoko se iba rifite ntago wayibonera iyindi bisa kugira ngo birasa nyine iyo nkoko yindi yasigaye nta yandi mafaranga ufite kugura indi se? Urumva ugize ubukene ugurishije ya yindi ntago wayigurisha kuko ufite ubukire. Wowe yigurishe ngo ukemure ibibazo, kandi amafaranga ugiye gukemuza ikibazo ntago ari havamo indi nkoko, kandi ushaka ko nta yindi ukomeza kuyigumana. Iragomeza igakomya ahubwo ikanatera. Ubwo twabigenza ute? Ubwo icyo kibazo ubwo aho ngaho ukuntu byagenda ni ibintu byoroshye cyane. Wazana ikirahuri, indorerwamo ugahita uyitereka imbere y'ahandi yari isanzwe iteramwe, yari iteraga iteretse wahita wagenda n'ubundi ugahita watereka ikirahuri. Noneho ya nkoko yageza ije gutera, yaje gutera igahita ibona, ikajya ireba mu kirahuri ikabona nigenzi iracyahari, yigakomeza igatera, ariko n'ubundi igakomeza itera, ikajya irebamo ikabona ni yindi bizanye, ikajya ngo